igihe nicara ngatekereza byinshi nkibaza ukuntu ngira ibibazo nkagira ngo ninjye gusohora n'ibibazo ariko burya byose bifite impamvu. Nshuti Imana yemera ko bitubaho kugira ngo irebe ukwizera kwacu, ngaho dushikame kandi tuyizere, ubu yiteguye kuduha imigisha. Imana yemera ko bitubaho kugira ngo irebe ukwizera kwacu, ngaho dushikame kandi tuyizere, ubu yiteguye kuduha imigisha. Umukurambere Yobu yarageragejwe aho mba byose ndetse n'umubiri we, inshuti zaramwanze ndetse n'umufasha we, ariko burya Yesu yaramutsindiye. Nshuti Imana yemera ko bitubaho kugira ngo irebe ukwizera kwacu, ngaho dushikame kandi tuyizere, ubu yiteguye kuduha imigisha. Imana yemera ko bitubaho kugira ngo irebe ukwizera kwacu, ngaho dushikame kandi tuyizere, ubu yiteguye kuduha imigisha. Turi hano ibyabaye kuri Yobu nawe bishoboka ko byakubaho, ngaho komeza kwizera wiringire Yesu, nawe yiteguye kugutsindira. Nshuti Imana yemera ko bitubaho kugira ngo irebe ukwizera kwacu, ngaho dushikame kandi tuyizere, ubu yiteguye kuduha imigisha. Imana yemera ko bitubaho kugira ngo irebe ukwizera kwacu, ngaho dushikame kandi tuyizere, ubu yiteguye kuduha imigisha, ubu yiteguye kuduha imigisha, ubu yiteguye kuduha imigisha. Yeah, that